isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Guhindagurika kw'imigambi ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abafitiye igihugu cya Iran kugira ngo abashe kugitsinda mu buryo bweruye, ihindagurika buri munsi. Rimwe afata umwanzuro ko agomba gutsinda igihugu cya Iran biciye mu myanzuro runaka yagiye atangaza ko iminsi yagiye ishira, ariko nibimara kabiri. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye ibikorwa bya gisirikare bikomeye mu ntambara yahanganyemo n'igihugu cya Iran. Intego yari imwe, gusenya ubushobozi bwa Iran no kugenzura inzira y'ingenzi, by'umwihariko umuhora wa Hormuz. Ariko uko iminsi yagiye ishira, ibintu byatangiye guhinduka. Ibikorwa byari biteganyijwe ku Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizakorera igihugu cya Iran kugira ngo ikikureho burundu igitsinde, n'ibyigeze bigerwaho. Byatangiye ari uguhagarara bya hato na hato kw'intambara, guhindura intego kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa guseswa burundu kw'intambara. Ariko ku munsi ugenda ushira, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda atangaza projet zitandukanye agomba gukorera igihugu cya Iran kugira ngo byibura gitsinde muri iyi ntambara. Nibitera kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahita yivuguruza, rimwe akavuga ko iyo ntego atari yo nyayo, ubundi ko yayihinduye cyangwa se ko byanze burundu. Ariko ibi byose bigaragaza gutsindwa kw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bisa nkaho uko yakekaga igihugu cya Iran atari ko kimeze. Nitwa Tuyisenge Christian, munyemerere tuganire kuri ubu buryo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza ibyo agiye gukora, ariko mu kanya gato agahita bihindura. Bishobora kuba ari ukumunanira cyangwa se ukunanirwa kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nanone ntitubashe kumenya neza uko biba biteye. Guhaye ikaze, ngwino tubiganireho. Byose bitangira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaza imishinga myinshi agiye afite kugira ngo azatsinde neza igihugu cya Iran bahanganye. Iyi ntambara imaze amezi 3 n'iminsi irengaho. Yagiye agaragaza projet nyinshi zagombaga guhirika ubutegetsi bw'abayetora bayoboye iki gihugu cya Iran. Ariko izo yagiye atangaza nyinshi zigera muri 6 cyangwa se zinarengaho, nta kintu zigeze zimara. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Iran ikomeza kubigufwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikagaragaza n'ubukare butigeze bibaho. Nubwo Rising Lion bitavugwa cyane mu makuru ya leta, rikoreshwa mu isesengura ry'intambara risobanura intangiriro y'intambara ubwo yatangiraga ku itariki 28 z'ukwa kabiri muri mwaka wa 2026, bitangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel bitera igihugu cya Iran. Ibi bitero byari bigamije gusenya ibikorwa remezo bya gisirikare bya Iran ndetse no guhagarika gahunda ya nuclear igihugu cya Iran cyari gifite ndetse na n'ubu kigifite cyo gukora igisasi kirimbuza. Ikindi uko ari ugutuma Iran itinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bisa nkaho ibingibi byo babyibeshyeho cyane kuko igihugu cya Iran cyagaragaje gutinyuka ndetse no guhangara Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rudasanzwe. Ariko ibi byateye ikibazo gikomeye cyane kuko Iran yahise ifunga umuhora wa Hormuz. Isi yose ihura n'ingaruka z'ubukungu kugeza na n'ubu ngubu turacyazirimo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagarukiye aho ngaho. Projet yindi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse gutangaza ni yitwa Project Freedom cyangwa se Freedom for Hormuz. Iyi projet Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yizanye kugira ngo abashe kubohora umuhora wa Hormuz. Amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya anyuramo yidegembya ndetse agahenge kaboneke ku mpande zombi kuko ngo azaba yawufashe ndetse yawubohoje mu buryo budasubirwaho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazanye Project of Freedom cyangwa se gutanga ubwisanzure muri uyu muhora, ntabwo nayo yigeze igerwaho. Bidaciye kabiri yahise iferinga cyangwa se iburirwa irengero. Intego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwari ugufungura umuhora wa Hormuz, kurinda amato y'ubucuruzi, gusubiza ubwisanzure mu nyanja, amato menshi atandukanye ajyana ibicuruzwa hirya no hino akongera kugenda nk'uko byari bisanzwe, ariko kugeza ubu ngubu byaramunaniye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho abasirikare 15,000, amato y'intambara destroyers, indege zirenga 100, drone n'ubwirinzi bwo mu kirere, ariko ibi byose bisa nkaho rwose kwari ukuvomera mu rutete, nta kintu na kimwe byigeze bitanga. Abasesenguzi benshi bahera kuri izi projet Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangiranye intambara, avuga ko agiye guhita yisoza ndetse agatsinda mu buryo bworoshye igihugu cya Iran, ariko byose bikaba bisa nkaho byabaye ubusa. Ikibazo cyahise kigaragara, nubwo ari igikorwa gikomeye nicyagenze neza nk'uko byari byitezwe. Iran yakomeje gukoresha misile zayo, drone n'ibisasu byo mu mazi kugira ngo nayo yihagarareho irinde umuhora wa Hormuz wasagariwe n'Abanyamerika ndetse n'Abanya-Israel bashaka kuyikura cyangwa se kuyisagarira umutungo wayo unyuzwamo ibicuruzwa bitandukanye. Amato menshi yakomeje gufatwa cyangwa gutererwa muri umuhora wa Hormuz. Nyamara projet ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari kubuhoza uyu muhora kugira ngo nyine byose bibashe kugenda neza. Umuhora wakomeje gufungwa, hafi 90% y'ibicuruzwa byose byanyuzwagamo ubu ngubu bikaba biparitse mu mato agiye atandukanye azengurutse umuhora. Ibi byatumye ibikorwa bigenda buhoro buhoro cyangwa se bigura intege, amato make gusa abasha kunyuraho nayo mu buryo budasanzwe. Impamvu Project of Freedom cyangwa se umushinga wo kubohora Hormuz wagiye bigura intege ndetse ukaba usa nkaho wacecetse mu minsi mike gusa nyuma yo gutangira, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse by'agateganyo iki gikorwa. Impamvu nyamukuru
yagiye atangaza zo ni nyinshi, reka tuzigarukeho. Iya mbere ngo ni diplomasi mu biganiro. Hari ibiganiro byo guhagarika intambara birimo kuba no muri iki gihe, aho ibihugu bitandukanye birimo Ubushinwa, Pakistan byegeranye ibihugu byombi biri muri intambara kugira ngo bibashe kuyihagarika. Ni iki ngiki Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwaje cyangwa se yavuze ko aricyo cyatumye asa nk'uhagarika iyi projet yo kujya kubohora umuhora wa Hormuz ku bubi no ku bwiza hakoresheje intwaro cyangwa se ubwato n'ibindi bikoresho, ubwo nyine bishatse kuvuga ko ari ukunyuzwa mu ntambara. Ibihugu byinshi byasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kudakomeza ibikorwa bikaze byo kujya kubohora umuhora wa Hormuz ngo bitera igihugu cya Iran. Ikindi kintu ngo cyatumye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adakomeza iyi projet ngo ni ugutsindwa mu buryo bw'ibikorwa. Amato make niyo yabashije kunyura ahangaha, ndetse Iran ntiyigeze ireka kugaba ibitero bitandukanye ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ibyiganjemo ibyo mu bihugu by'aka karere ibihugu by'Abarabu biherereyemo. Icya gatatu ngo ni igitutu mpuzamahanga. Ibihugu bikomeye kandi bisanzwe gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mishinga itandukanye, by'umwihariko byo ku mugabane w'Uburayi, birimo igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abongereza UK, byanze kwitabira ndetse byanga no gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mugambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifiteho kujya kubohora umuhora wa Hormuz ku bubi no ku bwiza. Isi yatangiye kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyihutiriye intambara ibintu bishobora kuba bibi. Icya kane ngo ni ingaruka ku bukungu. Ibiciro bya peteroli byarazamutse mu rwego rutigeze rubaho, ndetse abaturage batangiye kubabara ndetse no gushirira imbere mu mutima, ariko kubera ko nta mwanzuro cyangwa se icyemezo bafata kuri iyi ntambara bategereje ahazaza. Mu by'ukuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye akora projet nyinshi cyangwa se imishinga itandukanye yo kugira ngo abashe kurangiza iyi ntambara ku bubi no ku bwiza, arwana ku ikuzo rye ndetse no ku ikuzo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo badasubira muri iyi ntambara. Izindi projet zagoranye cyane cyangwa se zanze gukunda zo ni nyinshi. Hari iyo yigeze gutangiza yitwa Operation Epic Fall. Iyi niyo ntambara nyamukuru yatangiye ku itariki 26 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2026, yari igamije gusenya Iran burundu ndetse no kuyikuraho kugira ngo byibura itazakora igisasu na kimwe cya kirimbuzi, ariko yarahagaritswe. Icyo bita ceasefire ntiyageze ku ntego zayo nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se perezida wabo yabyifuzaga. Nk'uko ikinyamakuru New York Post kibitangaza, izi nazo ni projet Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho kugira ngo ijye guhashya umwanzi w'ibihe byose wabo muri iki gihe aricyo gihugu cya Iran. Indi projet ya fairinze cyangwa se indi mushinga fairinze wari ugamije kujya kunesha ndetse no gukanga igihugu cya Iran ni witwa Project Liberty Variant of Freedoms. Projet yo gushaka ubwisanzure kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu kunesha igihugu cya Iran. Gahunda isa na Project of Freedom twabonye haruguru yari igamije kurinda amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugira ngo bajye kurwana n'igihugu cya Iran mu bwisanzure no kubuhuza umuhora wa Hormuz. Ikibazo cyabayeho nuko Iran yakomeje kuyirwanya mu buryo butigeze bubaho ndetse itanatekerezaga. Mu by'ukuri iyi projet nta kintu yigeze ihindura ku buryo bw'umutekano bwuzuye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku gihugu cya Iran. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavumiye mu rutete. Maritime Freedom Construct, iyi nayo ni indi projet ya failing ndetse cyangwa yanze gukunda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gahunda ya diplomasi ndetse n'igisirikare guhuza ibihugu byinshi kugira ngo bize kurwanira Leta Zunze Ubumwe za Amerika babashe kunisha igihugu cya Iran. Mu kwezi kwa kabiri nibwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanye ahamagarira ibihugu byose biri mu muryango wa NATO n'ubundi bisanzwe biri kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukangukira cyangwa se guhagurukira kuza gufasha iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo batsinde igihugu cya Iran. Ibi byose byarangiye ibihugu byose bimuteye twatsi bivuga ko bitaza kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kwishora mu ntambara bitigeze bishoza kuri iki gihugu cy'ikiziranenge. Ikibazo cyabayeho ni uko ibihugu byinshi byitandukanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyitabira. Ikindi habayeho igitekerezo kirenze uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafataga inshuti cyangwa se abo babana muri uwo muryango, bivuga ko n'ubundi itazongera kubitabaza kuko yabonye inshuti nyazo. Air Superiority Strategy, gukontorora ikirere. Iyi ni indi projet yananiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagerageje kugenzura ikirere cya Iran mu buryo bwaribwo bwose bushoboka. Birazwi ko igihugu cya Iran kidafite ubwirinzi bwo mu kirere burenze kwemera, ariko hamwe n'abafatanyabikorwa igihugu cya Iran cyagiye kibona barimo igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa, bivuga ko bagiye babona ubwirinzi bw'ikirere kuruta ubwo bari bafite intambara ijya gutangira. Ariko drone na misile za Iran ntibyashoboye guhagarikwa, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose ifite ubushobozi butandukanye ndetse n'igisirikare cyo mu kirere ntibyabashije kuyikundira kugira ngo ibashe kunesha ndetse no gutsinda mu buryo bwuzuye igihugu cya Iran. Byatumye amato akomeza guterwa ndetse amererwa nabi cyane. Mu by'ukuri abasesenguzi batandukanye bagerageza gusesengura ku mpamvu muzi ikunda gutera igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayobozi bayo mu kuneshwa mu ntambara bakunda kurwana, by'umwihariko intambara yo mu gihugu cya Iran. Ibyo bashingiraho bireguza abenshi mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo bita geography, imiterere y'ahantu. Hormuz ni hato cyane. Ikindi kandi
byorohereza Iran kurasa amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bworoshye. Ikindi ngo nicyo bita asymmetrical fire. Iran ikoresha drone zigura amafaranga makeya, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ispendinga cyangwa se itakaza amafaranga menshi mu gukora drone zihenze, amato ahenze, ariko ibyo byose Iran ikabirasa mu kanya nk'ako guhumbya. Amato nka Mosquito Fleets akoreshwa n'igihugu cya Iran, utwato twihuta cyane tutigeze tubaho, ni tumwe mu twazengereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara. Yakiyongeraho mine zitandukanye ziba ziteze mu mazi, mu buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amato yabo batabasha guca muri aya mazi mu buryo bworoshye. Ibi byose ngo ni imbogamizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ihura nazo uko ibihe byagiye bihita. Proje yo kujya kubohora uyu muhora munsi ugaherera mu magambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi ngo nicyo bita political pressure. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibashaka intambara ndende. Mu by'ukuri intambara ijya gutangira, benshi mu bayobozi batandukanye bijunditse perezida wabo bavuga ko yashoje cyangwa se yagize igitekerezo cyo gushoza intambara kuri iki gihugu cya Iran mu buryo butari ngombwa. Babonaga ko iki gihugu nta kintu kibatwaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bijyanye na politike, ubukungu n'ubucuruzi. Ibi byatumye abaturage benshi batishimira uyu muyobozi ku byemezo yagiye afata. Bityo rero ngo ni kimwe mu kintu kigenda gica intege Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihe uko agiye gutera igihugu cya Iran. Ibihugu byinshi byanze kuyishyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hakaza icyo bita economic war. Gufunga Hormuz byahagaritse byibura peteroli nyinshi yanyuraga kuri kiriya cyambu ndetse n'uramuhora. 20% bya peteroli y'isi yose ubu ngubu byarahagaze. Ibihugu bimwe na bimwe n'ibyo dutuyemo byagezweho n'ingaruka n'uyu muhora wafunzwe biciye muri iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel barimo guhanganamo n'igihugu cya Iran. Bityo rero bikagaragara ko umunsi ku munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenda itikuzo bitewe n'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihe uko afashe icyemezo ntabwo butinda cyangwa se ubitere kabiri atarahindura icyo cyemezo aba yarafashe kugira ngo abashe kunesha igihugu cya Iran, ariko byose ngo bikamunanira. Mu by'ukuri iyi ntambara yerekanye ikintu gikomeye cyane muri iki gihe, ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutsinda mu ntambara zisanzwe, ariko si buri gihe ngo isinda mu ntambara z'iki gihe, kuko modern asymmetric war cyangwa se intambara zigezweho muri iki gihe bishobora kuba byaratunguranye bitewe n'uko kera barwanaga. Kuva kuri Rising Lion intangiriro y'intambara ku itariki 26 Gashyantare 2026, iyi ni proje bari bafite yarapfuye, kugeza kuri Project of Freedom Donald Trump yahagaritse ejo bundi. Yari proje yo kuzana kwishyira ukizana no gushaka amahoro mu muhora Hormuz, ariko ntabyo byaranze. Twabonye ko imbaraga za gisirikare zonyine zidahagije, diplomasi iba ingenzi cyane, ndetse n'ibihugu bito bishobora guhangana n'ibihugu by'ibihangange andi mahanga yagendaga atinya buri gihe uko bwije n'uko bukeye. Tubashimiye ko mwakomeje kubana natwe. Nitwa Tuyisenge Chrétien, naho iyi ni isi ya none twareberaga hamwe proje zitandukanye cyangwa se imishinga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite ijya gutera iki gihugu cya Iran, ariko byose bikaba byararangiye nta n'imwe igezweho. Mukomeze mubane natwe, turabashimiye cyane.